Ijambo ryawe riravuga muri Matayo ibice 4, murongo wa 11 kugeza ku wa 17. Hari titiri ivuga ngo Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Murongo wa 12 akavuga ngo Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda ajya i Galilaya, yimukira i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zabuloni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zabuloni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galilaya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mana, mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe Mwami. Ijambo ryawe Mana ntago ryazira ubusa. Ijambo ryawe Mwami Imana ishobora byose rirera. Ijambo ryawe rirakiranuka. Ijambo ryawe rirahindura. Ijambo ryawe databuja riza databuja rije kugira ngo databuja itekanye ngo Imana rikore ibimenyetso n'ibitangaza. Unyemerere ijambo ryawe Mwami, umuntu wese ubasha kuryumva, umuntu wese ubasha kuritekerezaho, Mana rikora akazi gakomeye mu buzima bwa buri muntu wese Mwami Imana ishobora byose. Ni hari impamvu rero databuja nyiri ijambo, hari impamvu, hari icyo wabonye. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka, unyemere ukora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza Mwami Imana ishobora byose kubw'ijambo ryawe. Nsengeye imitima, nsengeye amatwi, nsengeye imibiri, nsengeye buri muntu wese Mwami Imana ishobora byose basha kwakira ijambo ryawe Mwami. Reka aribone, ahuremwo nawe, reka abone ibitangaza byawe. Reka mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka ijambo ryawe Mwami, aho ryageze rirabohora, aho ryageze rirakiza, aho ryageze riratabara, aho ryageze amateka arahinduka. Mu izina rya Yesu, aho ryageze Mwami Imana ishobora byose ibitangaza birakoreka. Unyemerere imbaraga zawe Mwami zishorera ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ntibumve ari njye uri kuvuga, ahubwo uvugane n'imitima y'abantu. Ntibumve yuko ari njye uri kuvuga, ahubwo databuja Mwuka Wera Mwami Imana ishobora byose aganire n'abantu bawe Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka, ngwino ukora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, amateka ahinduke Mwami. Niyo mpamvu databuja, yaba ari uri kuryumva, yaba ari nanjye uri kuri databuja ugiye kurivuga, Mana twebwe twese turiboneremo umugisha Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka. Rero ijambo ryawe rirarondora, ijambo ryawe rikamenya, ijambo ryawe databuja itekanye ngo Imana rigahishura muri byose mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka. Ngaho databuja rero ganira natwe kubw'ijambo ryawe Mwami. Senze nizeye ko ubyumvishije, kandi senze yuko databuja ugiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Urakoze kuri Imana ibikoze, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu yigishirizaga i Kaperinawumu. Yesu yakoreraga umurimo ahantu bita i Kaperinawumu, ariko aza kumenya inkuru itari ishimishije, inkuru yari ibabaje. Yesu yari ari Kaperinawumu abwiriza ubutumwa, arangije yumva yuko Yohana nawe wari uri kuvuga ubutumwa, nawe bamuboshe. Niyo mpamvu rero
iki gihe kirakomeye, iki gihe kiragoye, abantu baraboshe, abantu babohewe mu kudasenga, abantu babohewe mu kudahanura, abantu babohewe mu kutaririmba, abantu babohewe mu kutabwiriza ubutumwa, abantu barambitse intwaro, kandi nyamara Satani we ntabwo yicaye, arashaka kubashyira mu ntege nkeya kugira ngo abibagize gusenga, kugira ngo abibagize kuririmba, kugira ngo abibagize guhanura, kugira ngo abibagize kuzura umwuka wera. Abantu baraboshe, bakeneye kugira ngo Yesu aze mu buzima bwabo, bakeneye kugira ngo iby'Imana byongere bihabwe agaciro mu buzima bwabo, bakeneye kugira ngo bongere bubake ibicaniro by'amasengesho. Rero igihe cyarageze, Yesu ari mu murimo, Yesu ari i Kaperinawumu, yumva inkuru y'uko abantu batagisenga, yumva inkuru y'uko abantu batakiririmba, yumva inkuru y'uko abantu batakibwiriza, yumva inkuru y'uko abantu batakiyobora ibyumba by'amasengesho, yumva inkuru y'uko ababoshye Yohana ari we wari umuyobozi. Abayobozi baraboshe, abayobozi bameze nka Yohana baraboshwe. Rero abahanuzi baraboshwe, abashumba baraboshe, ariko Yesu abirebye aravuga ngo ntabwo nabyemera yuko abantu bakomeza kubohwa, noneho iby'Imana bikabavamo, iby'isi bikaba ari byo bibajyamo. Arangije Yesu yemera kuva i Kaperinawumu, arangije aragenda ajya i Galilaya. Amaze kugera i Galilaya, abantu nabo arababohora, abantu nabo bari bari mu mwijima, abantu bari baboshe, abari bari mu byumba by'amasengesho, bari biyoroshe, babuze ubabayobora, kubera yuko Yohana yari yamaze kubohwa. Yesu ageze i Galilaya, ibintu birahinduka, amateka arahinduka, kubera yuko rero Yohana yari aboshe, ariko Yesu arahaseruka. Arangije agera i Galilaya, arangije agera mu miryango, arangije agera ku bagabo, arangije agera ku bagore, arangije agera ku basore, arangije ageza ku bakobwa, arangije agera mu rubyiruko, agera mu bana batoya. Barangije babona umuco, barangije babona ibitangaza by'Imana, barangije abari basinziriye, bari baryamye, atangira kubahereza inzozi, atangira kubahereza iyerekwa, abuzura umwuka wera barabuzura, ibitangaza birakoreka, indwara zirarangira. Yesu akomereza i Nazareti, arangije arimuka agera i Kaperinawumu, arangije arakomeza yambuka mu nyanja, mu rugabano rwa Zabuloni ndetse na Nafutali. Hose Yesu araza arakora umurimo ukomeye. Turi mu gihe gikomeye, ariko Yesu agiye kuza ku buzima bwacu. Yesu aje kugitwongeramo imbaraga, Yesu aje kudutabara, Yesu aje kongera kudushyiramo inzara n'inyota byo gusenga Imana, byo kongera tukegera Imana. Yesu ageze ku buzima bwacu, Yesu ageze mu mpano zacu, Yesu ageze mu mubiri wacu, Yesu ageze mu miryango yacu, Yesu ageze mu gihugu cyacu, Yesu ageze ahariho hose, impande zose. Yesu arahageze, aho abavugabutumwa bananiwe, aho abahanuzi bananiwe, Yesu yamaze kuhagera. Yesu yamaze kuza ku buzima bwawe, Yesu yamaze kugera iwawe. Nawe umwakire, kandi nahagera ibitangaza birakoreka, impinduka ziraboneka. La tute keto ya sisefa, la shafa la baya shiki ya sisefo, lele shika tuta ya sisefo. Abantu bari bageze mu kutizera, abantu bari bageze mu gushidikanya, le tuta ya sisefa ya siki ya sisefo, ariko Yesu hageze, lola shifelelebo, ibitangaza birakoreka. Nawe Yesu ageze iwawe, ibitangaza birakoretse, kandi uko
gusuza umutima kurarangiye, ubwo burwayi Yesu arahageze, kandi ugiye kubona impinduka. Wari uri mu mwijima, wari uri mu icuraburindi, ariko wari uri mu gicucu cy'umwijima, ariko Uwiteka Yesu arahageze kugira ngo nawe ubone neza yuko hari impinduka. Wabonaga ibintu biboshe, wabonaga ibintu nta mpinduka zihari, wabonaga aho wari uri ntacyo wabonaga, ariko Yesu arahageze kandi arakwigaragaje. Ugiye kubona imirimo ya Yesu ije ku buzima bwawe, kugira ngo nawe ubwawe amashimwe aboneke. Uzavuga Yesu uwo wabonye, nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi, uko nawe ufite amasezerano yo kuzakomera mu Mana. Imana iragukomeje. Lele shifelelebo takato ya shishefo. Imana iragukomeje, Imana irakuzamuye, Imana igukuye mu rwobo, Imana igukuye mu maboko y'abapfumu n'abarozi, Imana igukuye mu burwayi. Lotite ya shisefa larabaya la tute kato ya shishefo. Imana ikuye mu imisonga ku buzima bwawe, Imana ikuyeho uburwayi budakira. La tute kato ya shishefo. Warivuje biranga, ariko usenze Imana iguha isezerano ry'uko izagukiza. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo akira gukira, akira kubohoka, akira gusorezwa isezerano, kuko hari icyo Imana yavuganye nawe. La tute kato ya sisefo. Ahangaha abantu nta byiringiro bari bafite, bari mu gicucu cy'umwijima, ariko ngo bamurikiwe n'umucyo. Lele shifa larabaya. Umwijima n'ukuriho ugiye gusimburwa n'umucyo, kuko ariko Imana ivuze. Lala shifa larabaya le tuta kato ya shishefo. Uri kwibaza ngo ahantu hose wasengera he, ariko Uwiteka Imana arakubwira ngo arakwegereye, uruta uko imyambaro yawe ikwegereye. Akira ibihe byiza, akira amahoro, akira ibyishimo. La tute kato ya shishefa la shafa la labaya. Kuko ariko Uwiteka Imana avuga. La shifa la labaya. Ijambo ryavuze ngo abantu bari bicaye mu mwijima, ariko babonye umucyo, babona umucyo mwinshi. Kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu, mu gihugu cy'urupfu, ngo no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Nawe ubwawe sinzi aho wicaye, sinzi aho uri. Wicaye mu bibazo, wicaye mu bigeragezo, wicaye mu ntambara. Ratute katoya. Ariko ugiye kubona umucyo mwinshi mu cyimbo cy'intambara, ugiye kubona umucyo mwinshi mu cyimbo cy'ubukene, ugiye kubona umucyo mwinshi mu cyimbo cy'ibibazo, ugiye kubona umucyo mwinshi. Akira umucyo Imana iguhaye. La shafa la rabaya. Byuka, kanguka muri iyi saha. Imana iragukanguye. Ibyari bigiye kukwisha Imana yamaze kubikuraho. La shafa la rabaya lele shikatuta ya shishefo. Abantu barahinduka, ibihe bigahinduka, ariko Yesu ntahinduka. Nawe ubwawe aho wicaye muri icyo gihugu wari urimo, igihugu cya wenyine, igihugu cy'amarira, igihugu cy'agahinda, igihugu cy'umubabaro. La tupe ya shafa la rabaya la shikatuta ya shishefo. Urabona ari igicucu cy'urupfu, urabona ari igicucu cy'urupfu. Nubwo bitarakwica, nubwo bitaraguhitana, ariko Imana irahari, ariko Imana irakora, ariko Imana irashoboye. La shafa la rabaya toka tu ya shishefo. Uko ari Uwiteka Imana igukuye aho ahantu habi, aho wari wicaye. La shafa la rabaya. Ugiye kubona umucyo mwinshi, ugiye kubona ibitangaza byinshi, ugiye kubona ineza y'Imana. La shikatuta ya shishefo. Uko ari Uwiteka Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ibyo ngibyo bikomeye ntabwo byakomera ngo birenge ibya Yobu. Ni wowe ubwawe n'Imana yavuze ngo nubwo bikomeye, ariko ntabwo bikomeye nk'ibya Yobu. Ntabwo Yobu yatabawe, niko nawe Imana igutabaye. La shafa la rabaya jeketota ya shishefo.
sisefo. Imana yambwiye ngo va mu ntege nkeya kuko hari imbaraga lele sheketo taya sisefo ziri kugukura muri iyo nzimbo he lala shafarabaya. Iminyurira iracitse kandi Uwiteka Imana arakugendereye. Uwiteka Imana lala shafarabaya arakubohoye kandi Uwiteka Imana ugiye kubona umucyo uvuye ku Mana kuko Yesu yatangiye umurimo. Yatangiye umurimo muri wowe, yatangiye umurimo mu masezerano yawe, yatangiye umurimo ku buzima bwawe umwuka ndetse no mu mubiri. Lala shafarabaya akavuga ngo noneho nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane lele shafarabaya la tuteketo ya sisefo. Arangije aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Lala shafarabaya impanda y'Imana iri hafi. Lele sheketo taya sisefo lele boya shafarabaya itorero rigiye gutaha. Lele sheketo taya sisefo. Niyo mpamvu y'umwanya nawe iyeze kandi wisuzume. Lala shafarabaya lele sheketo taya sisefo. Iri ni itangiriro ryo gukizwa kwawe, iri ni itangiriro ryo kureka ibyaha kwawe, iri ni itangiriro ryo kureka kamere yawe, iri ni itangiriro ryo kureka umujinya wawe, iri ni itangiriro ryo kureka ishyari ryawe, iri ni itangiriro ryo kureka ubwibone bwawe. Lala shafarabaya lele boya sikatuta ya sisefo. Uyu mwanya rarabaya siki ya sisefo. Uwiteka Imana arakubwira rarabaya sisefo ihana ibyaha byawe, ihane lebo ya shafarabaya udasenga uko bikwiriye. Ilele boya shakatota rarabaya shakato ya sisefo. Umurimo wahawe lele shakatota ya sisefo warawuhagaritse. Lele boya siki ya sisefo. Uwiteka Imana akakubwira ngo ongera wubake igicaniro, ongera wubake igicaniro cyo gusenga ku buzima bwawe, ongera ugira n'ubusabane n'Imana. Lele shikatuta ya sisefo kuko ari Uwiteka arakubwira ngo ngaho agiye kuhahurira nawe, agiye kongera kukubaka, agiye kongera kugusana. Loti katu ya sisefo lala maya shakatota agiye kukugira nka cya giti cyatewe hafi y'imigezi kidatinya amapfa. Lele shekatota kidatinya izuba, kidatinya ibibazo. Lele shikatuta ya sisefo ahubwo gihora gishoye imizi, ahubwo gihora gishoye imizi, ahubwo gihora cyera imbuto. Lele boya safaya n'igihe cyatuma utera imbuto mu gihe nk'iki ngiki. Lele shekatota ya sisefo larabaya shakatota. Ijambo ryaravuze ngo naho umutini utakera imbuto. Lele boya safarabaya jeketota ya sisefo inzabibu nizera imbuto, amatungo ntabyare. Lele boya safarabaya nubwo isi yaduhinduka, nubwo ubukene bwatuzaho, nubwo ibibazo byatuzaho, nubwo intambara zatuzaho, nubwo ibigeragezo byatuzaho, lele boya safaya tuzakomeza mu Mana. Lele boya shakatota lele boya siki ya sisefo jeketota ya sisefo kuko ari Uwiteka. Lele boya shafarabaya avugana natwe, nta cyahindura ibihe byacu n'Imana, nta cyahindura ejo hazaza hacu. Lele boya siki ya sisefo lele boya safaya n'igihe cyo kugira ngo duhabwe ubwenge. Lele boya siki ya sisefo ubwenge lele boya siki ya sisefo wo gukoresha ibihe uko bimeze kuko ari Uwiteka avugana natwe, agukuye muri uwo mwijima, agukuye muri izo ntege nkeya. Uwiteka Imana ibyari kukwica wabonaga ari igicucu cy'urupfu, Imana yamaze kubikura ku buzima bwawe. Lele boya shafarabaya abantu barananiwe, abakozi barananiwe, ariko Yesu lele boya shafarabaya aje kuzuza amasezerano yacu. Niwe ugiye kwibwiririza abantu, arabasanga mu nzozi, arabasanga mu kazi, arabasanga aho bari. Lele boya shafarabaya abakuraho Satani yarabashize, abakureho lele sisefo aho intege nke zari zibageze. Lele boya siki ya sisefo kuko uri Uwiteka Imana avugana nawe. Lele boya sisefo akavuga ngo mwihane uko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Lele boya siki ya sisefo nimba ufashe icyemezo lele boya sisefo umva Yesu yageze ku buzima bwawe, umva nawe uvuze ngo nanjye reka mwakire, reka nongere mpaguruke, reka nongere subire mu bihe byanjye by'ubusabane bwanjye n'Imana nawe bwawe. Lele boya siki ya sisefo ukafashe icyemezo, sengana nanjye isengesho.
vuga ngo mwami Yesu, Mana ishobora byose, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndatura ko ndi umunyabyaha, ibyaha byanjye nabikwatuririye byose. Ndemera ko Yesu Kristo yamfiriye ku musaraba, akazuka ku munsi wa gatatu kugira ngo nezwe. Mana ishobora byose, ngwino weze umutima wanjye, ngwino weze umubiri wanjye, ngwino weze ibitekerezo byanjye, ngwino weze ubwenge bwanjye. Uhereye uyu munsi nakire Yesu ngo ambere umwami n'umukiza wanjye. Nsezereye Satani n'imihango ye, nsinyuye amasezerano yose nagiranye na Satani. Mwami wanjye Yesu, injira muri njyewe, nkweguriye ubugingo bwanjye, nkweguriye umubiri wanjye, nkweguriye imbaraga zanjye. Lele shifa lalabaya. Kuva uyu munsi mpindutse icyaremwe gisha. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Uhereye uyu munsi umpa imbaraga n'ubuntu byo gutsinda icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.